Ndabasuhuje cyane kandi nishimiye ko turi kumwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso wabona ukajya kwa muganga wizeye neza ko utwite umwana w'umukobwa. Ubundi kwa muganga kugira ngo tubashe kumenya igitsina cy'umwana niba ari umukobwa cyangwa umuhungu, dukora ecography ultrasound. Iyi ecography igakorwa ku cyumweru cya 20 cyitwita, ni ukuvuga ngo ni ibyumweru 20 uvuye igihe umuntu yasamiye. Ibi kandi bingana neza n'amezi 5 yo mu kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ku mezi 5 tubasha gukora ecography cyangwa se ultrasound, tukaba twabona ko umwana utwite ari umukobwa cyangwa se umuhungu. Ndetse niyo umuntu aje akerewe bishobora kugorana kubibona, ariko kuri aya mezi biba bigaragara neza cyane. Aha rero hari ibimenyetso byagaragajwe umuntu ashobora kubona akibonaho, akaba yamenya ko atwite umwana umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa. Ariko aha tugiye kureba ibimenyetso umubyeyi azibonaho akaba yamenya ko, agakeka ko atwite umwana w'umukobwa. Tugiye kwifashisha urubuga rwa Medical News Today turebe neza ibi bimenyetso. Ikimenyetso cya mbere, bavuze ko iyo umuntu atwite umwana w'umukobwa agira severe morning sickness. Ubundi morning sickness ni twa tumenyetso umugore utwite inda ntoya agira two kubyuka afite iseseme ndetse no kuruka kuri bamwe. Ibi rero bagaragaza neza yuko iyo umuntu atwite inda y'umukobwa byiyongera. Mu bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2017 bagaragaje neza ko abagore bari batwise abakobwa mu gihe bari bahuye na bagiteri cyangwa se za mikorobe, bagize inflammation iri hejuru cyane ugereranyije n'abari batwise abana b'abahungu. Ibi rero bikaba bikekwa ko byaba n'ukuri kuba aba bagore batwise abana b'abakobwa bagira iyi morning sickness, kutiyumva neza, agaseseme no kuba baruka ugereranyije na bagenzi babo batwite abana b'abahungu. Icya kabiri, ubundi iyo umuntu atwite inda yose yaba atwite agira ibibazo by'uburyo yiyumva, mood. Ni ukuvuga ngo kwa kuntu umuntu yumva ashobora kuba yishimye cyangwa ababaye. Bagaragaza neza ko rero abantu batwite abana b'abakobwa uburyo biyumva cyangwa se uburyo mood yabo ihinduka biba biri ku kigero cyo hejuru, icyo bita extreme mood swing. Ni ukuvuga ngo batekereza ko kubera uburyo imisemburo yo gutwita igenda ihindagurika, ni nabyo bituma burya mood cyangwa se ibyiyumviro by'umugore utwite bishobora guhinduka. Rimwe akiyumva nk'ubabaye, ubundi akumva nk'uwishimye, ubundi akumva ameze ukuntu nawe atazi. Ibi rero bagaragaje ko ku bana cyangwa se abana b'abakobwa iyo umuntu abatwite umusemburo wa estrogene uzamuka cyane, bityo bigatuma uyu mugore utwite umwana w'umukobwa agira iyi mood swing iruta cyane iyo umuntu utwite umwana w'umuhungu. Bakavuga kandi ko kuba imisemburo izamuka umuntu atwite ikamanuka agiye kubyara, ibyo byo biraba yaba ku mwana w'umuhungu ndetse no ku mwana w'umukobwa, kubera ko nyine imisemburo igomba kuzamuka igihe umuntu atwite, yabyara ikamanuka kuko ari imisemburo yo gutwita. Imisemburo isanzwe y'umubiri yo irakomeza nk'ibisanzwe. Ikimenyetso cya gatatu, bagaragaje ko kwiyongera ibiro mu itwita hagati bikazamuka cyane bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umuntu atwite umwana w'umukobwa. Ikimenyetso cya kane, abagore benshi bakoreshejwe bagaragaje ko iyo batwite inda z'abakobwa inda zabo zijya hejuru. Ni ukuvuga ngo ubundi umugore watwiseho cyangwa se utwite agatwita inshuro zirenze imwe abasha kumva iki kintu cyo kuvuga ngo inda iri hejuru, yarazamutse. Bagaragaje neza ko rero ibi ngibi biba ku bagore batwite abana b'abakobwa. Ikindi, nubwo bagaragaza neza yuko ibi ngibi bishobora guterwa n'imiterere y'umubiri w'umuntu,
ibiro yiyongeyeho, uburyo n'ubundi asanzwe ari fit, ndetse n'imbaraga z'imikaya ye, muscle strength. Ariko bagaragaza ko abenshi mu bagore iki kimenyetso bakivuze nk'ikimenyetso cyaberetse ko batwite abana b'abakobwa. Ikimenyetso cya gatanu ni ugutwarira isukari, sugar, cyangwa se ibinyasukari. Ubundi muri rusange buri mugore wese iyo atwite agira ikintu kimuba ku mutima akumva aragishaka. Bagaragaje neza rero ko iyo umugore yiyumvishemo ko ashaka ibinyasukari byinshi, cyangwa se akaba yari asanzwe ari umuntu udakunda isukari, ariko yamara gutwita ibinyasukari bikamuryohera, akaba ari byo akoresha cyane, imbuto ugasanga akunda za zindi zirimo isukari, abenshi bagaragaje neza ko iki ari ikimenyetso cy'uko umuntu atwite umukobwa. Berekana ko ahubwo iyo umuntu atwite umuhungu akenshi yumva ashaka ibintu biri sote, n'uvuga ngo ni ibintu birimo umunyu. Iki tugiye kuvuga kiratangaje, ariko cyo cyakorewe ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi 2012. Stress level. Bavuze ko ingano ya stress cyangwa se stress level umubyeyi agira mbere yo gutwita ishobora kuzagira ingaruka kuba yabyara umwana w'umuhungu cyangwa se umwana w'umukobwa. Nk'uko byakoze muri ubwo bushakashatsi bwakoze mu mwaka w'ibihumbi 2012, basanze hari isano iri hagati y'ingano ya stress level ndetse n'umusemburo wa cortisol, kandi ibyo bikagendana nuko iyo sano nayo izaba hagati yo kuba umuntu azabyara umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa. Muri iyi nyigo cyangwa se ubushakashatsi bagaragaje ko abagore bari bafite umusemburo muremure uri hejuru wa cortisol babyaye abana b'abakobwa. Ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2013 babukoze nyuma y'imyaka 2 ubwo hari habaye wa mutingito mu gihugu cy'Ubugiriki mu kirwa bita Zakynthos. Bagaragaje neza ko umubare w'abana b'abahungu wavukaga wagabanutse cyane, bityo bahita bavuga ko kuba umugore yagira stress mbere yo gutwita cyangwa se umuhangayiko bihita bigabanya amahirwe yo kuba azabyara umwana w'umuhungu kuri iyo nda azatwita igihe yari amaze iminsi afite amastress. Ikimenyetso cya 7, kugira uruhu ruriho amavuta menshi, oil skin. Ni ukuvuga ngo bagaragaje neza ko iyo umugore atwite uruhu rwe rugatangira kujya ruzana amavuta menshi, kiba ari ikimenyetso cy'uko atwite umwana w'umukobwa. Ariko ibi ngibi nk'uko byanditswe na Medical News Today bagaragaza ko byo nta bushakashatsi bwakorewe, ahubwo ko bikenewe ko nyine ubushakashatsi bwakorwa kugira ngo icyo kintu kibe cyarebwa koko nacyo ari cyo gishyirwe mu bindi bimenyetso by'uko umuntu yaba atwite umukobwa. Ikimenyetso cya 8, gutera k'umutima w'umwana kwihuta. Bimaze igihe kinini cyane byizerwa ko umutima w'umwana iyo utera wihuta aba ari umukobwa, ariko ibi byakozweho ubushakashatsi basanga nta tandukaniro rigaragara riri hagati y'abantu bumva umutima w'umwana utera cyane bakaba babyitirira ko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, ahubwo bagaragaje ko imitima yose itera mu buryo budatandukanye cyane, ku buryo cyaba ikimenyetso cyashingirwaho umuntu akeka ko afite umwana w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa. Ese twakwibaza ni gute abaganga bamenya ko umuntu atwite umwana w'umukobwa cyangwa se umuhungu? Ubundi nk'uko twabibonye amahirwe aba ari ku cyumweru cya 20, amezi 5 umuntu amaze gutwita. Iki gihe umuntu araza bagakora ecography bakabireba, umuganga abasha kubimenya neza ko uwo mwana ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Nubwo n'ubundi twemeza ko igitsina cy'umuntu kigaragara yavutse, ariko kubw'ikoranabuhanga bibasha kugaragara hari ibindi bimenyetso bindi bashobora gukora
bakaba babibona ibizamini nk'icyo bita amniocentesis. Ni ukuvuga ngo bafata y'amazi isuha umwana barimo bakagenda bagapima, babasha kubona ibimenyetso bereka ko umwana ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Ariko ibyo ntabwo bibasha gukorwa, ndetse nta nubwo mu Rwanda bikorwa cyane, kubera ko aba ari ibintu bifite risike ziri hejuru ku buryo umwana ashobora kugira ibibazo bikomeye cyane. Ikindi, kuba bafata ku cyo bita chorionic virus bakagenda bagapima, ibi nabyo birakorwa, ndetse na non-invasive prenatal testing. Ikintu twasigarana ni iki? Byinshi mu bimenyetso bivugwa cyangwa se ibyo abantu benshi bagenda bavuga mu giturage ndetse n'ahandi, bimwe nibyo ibindi si byo. Ariko ikintu cyinshi cyane cyagarutsweho ni uko abantu batwita abana b'abakobwa bagira ibimenyetso bikabije byo gutwita. Duhereye kuri cya twavuze cya morning sickness. Banagaragaza neza ko ikindi kimenyetso gikomeye ari cya kintu twabonye cy'uko umuhangayiko umuntu yagize mbere yo gutwita, stress, cyo bita preconception stress. Ibi byagiye byerekeza kuko uwo mubyeyi nasama azasama inda, akenshi iyo nda ntibe yabamo umwana w'umuhungu. Ibindi twagiye tuvuga, harimo bimwe bigaragazwa ariko bitagiye bikoreshwa ubushakashatsi ngo bigaragazwe neza n'ubushakashatsi. Nyamara niba wifuza kumenya igitsina cy'umwana wawe bya nyabyo, ku mezi 5, ibyumweru 20, jya kwa muganga bakore ecography, bazakubwira neza igitsina cy'umwana wawe. Ibi nubigenzura, akenshi uzagenda nawe uri gukeka icyo bari bukubwire. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, wakora subscribe. Ku kindi mwifuza ko twazababwira, mwatwandikira muri comments, ndetse ku bitekerezo bibasha kutwubaka, ndetse n'inama nabwo mwatwandikira kugira ngo tubashe kubibona. Murakoze cyane. Uwiteka abarinde.